Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe impamvu uyu Yampano ari kwicuza cyane ibyo yabwiye Bruce Melody, bikaba bitumye umuziki we uzamo agatotsi ku buryo abantu benshi bumvisha ibintu Yampano yabwiye Bruce Melody. Bruce Melody abishyize hanze ubwo yaheruka kuvugana, abantu benshi baravuga ngo Yampano kuko burya ni umusazi, kuko impamvu uyu Yampano yavuze ko Bruce Melody, ikintu cya mbere yavuze ko atazi Bruce Melody, burango mu bahanzi bari hano azi mu muziki nyarwanda Bruce Melody atamuzi. Impamvu Yampano yavuze gutyo, yagiye gusaba Bruce Melody korabo. Bruce Melody amubwira ko bitashoboka kubera ko Bruce Melody yakoranye n'abahanzi benshi barimo kuzamuka bakagenda bamurya amafaranga, cyangwa se we yamara gukorana nabo indirimbo babona igeze hanze kugira ngo batwike cyane, bakajya mu itangazamakuru bamushinja ko yabariye amafaranga igihe bakoze indirimbo, cyangwa se ayo yari bubishyure atariyo yabahaye. Mbega nyine bigatuma Bruce Melody agira icyasha ku izina rye, ahubwo bo bigatuma femu yabo yiyongera cyane. Akaba ariyo mpamvu Bruce Melody yari yavuze ko uyu nguyu Yampano atagomba guhabwa cyangwa se atagomba kugira korabo n'imwe akorana n'uyu musore Bruce Melody. Ibi ngibi rero byatumye Yampano, umusore wari umaze iminsi guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 ari kuvugwa cyane ko ngo buriya ari we muhanzi wa mbere mu gitaramo cya The Ben wakozemo amateka, wahatwitse ku buryo buteye ubwoba. Uyu nguyu rero Yampano akaba yarasohotse mu gitaramo arangije aravuga ngo buriya umuhanzi wa mbere urenze mu Rwanda ni The Ben. Bamubajije ibijyanye na Bruce Melody, avuga ko Bruce Melody ntahamuzi ndetse ko atemeranywa n'abantu buriya bavuga ko Bruce Melody ari umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byatumye Bruce Melody arakara, bituma ajya mu itangazamakuru aravuga ngo uriya aracyari umwana, ntacyo navugana nawe, cyane ko n'ubundi abandi bahanzi bose bari batarazamuka nakoranye nabo indirimbo bagiye banzana mu matiku menshi bavuga ko nabariye amafaranga, bigatuma femu yabo yiyongera, ahubwo ngewe bigatuma izina ryanjye rijyaho icyasha ku buryo buteye ubwoba. Niyo mpamvu rero uriya icyo yavuga cyose, icyo yakora cyose, icyamubabaje nuko namubwiye ko nta korabo yanjye nzamuhereza. Ibi ngibi byatumye rero Yampano umuziki abantu benshi batangira kumwibazaho bavuga ngo ni gute wagiye gusaba umuntu korabo yakubwira ko bitashoboka, ahubwo ukaza uvuga ngo uriya muntu ntabwo muzi, umusebye ushaka kumugaragaza ko nyine ari umuntu utanarenze, kandi ubundi na The Ben ubwe asanzwe yemera ko uyu Bruce Melody rwose ari hejuru, ndetse ko nawe anamurenze, kubera ko uyu nguyu Bruce Melody ni umusore uba ufite ibikorwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ufite indirimbo nziza, uherutse gukora alubumu y'amateka, ku buryo alubumu ye abantu bose bayitangariye bavuga ngo ni we muntu wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ukoze alubumu irenze, kuko alubumu yakoze iriho hafi indirimbo zigera muri 15. Nta muntu n'umwe utarayikunze, nta muntu utarayishimiye, nta muntu mbega ukunda Bruce Melody utarabashije kugura alubumu yiwe ngo ayumve, cyangwa se ngo yumve amagambo agize indirimbo. Reka ngushimire rero kuri YouTube channel we twabanye, nkomeza gusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.